akoze reka dusabe umuyobozi w'isoko yo kurama akuganiriza. Akoze muraho neza. Umuyobozi yahereye karavuga sinigeze mbona mumuha amashyi, reka nanjye saba yanjye tumushimire. Mwongere kandi mwongere mushimire. Yes. Uriya umuyobozi aba ari intumwa y'Imana, sibyo? Umuyobozi wo muzamubona bose nabone nawe umuyobozi mufite muri karasi yanyu, uriya aba ari Imana yamushyize. Kuva kuri urwo rwego rero kugera umukuru w'igihugu bose ni abantu bashyirwaho n'Imana. Niyo mpamvu uzamubona hose azumva icyo akubwira, nurangiza umuhe agaciro kamukwiriye. Nanjye by'umwihariko ndamushimira nyakubahwa Diregiteri w'ikigo. Ariko ikigo cyanyu cyitwa gute? Janja. Nanjye nagize ijanja muri iki kigo, nibwo bwa mbere mpakandagiye, ariko najyaga nzenguruka inyuma yacyo ariko ntazimo hano imbere. Nyakubahwa Diregiteri wa Byose Janja, barimu ndetse namwe abana muri rusange, n'umutekinisiye uri hariya, mugire amahoro. Isoko yo kurama ni umuryango mwiza utegamiye kuri leta. Sinzi niba bavuze umuryango utegamiye kuri leta, sinzi niba mubasha kubyumva neza. Twagambiriye ko turi gutarura impano ziri mu karere kacu ka Gisagara, ntabwo tumenye abana bacu bo muri Gisagara bafite izihe mpano zabafasha kwiteza imbere. Usanga ari izo mpano akenshi ziba ntabwo zikunda kugaragara mu bigo by'amashuri. Niyo nyenyeri yawe
impano yawe ugomba kumenya ko ariyo nyenyeri yawe. Buri Imana yiremye umuntu, Imana imuremana akazi. Mwari mubizi? Murabizi? Nuko mugerageze munyereke imyaka. Nivuga dusubizanye. Sibyo? Naribuze ngo Imana yiremye umuntu imuremana iki? Imuremana iki? Ibyo bintu byumve niwanga kubyumva, genda bivuga niwanga kubyumva, sinzi ko n'ibindi uraza kubimenya. Y'Imana yiremye umuntu imuremana iki? Imuremana akazi. Ntabwo Imana ishobora gukora ikosa ryo kurema umuntu udafite ubwenge. Byashoboka? Byashoboka? Imana irema umuntu akaza ku isi, aza ahumeka, aza afite umubiri, muri roho ye haba harimo impano ye. Iyo mpano niko kazi. Iyo turi hano ku ishuri, icyo tuba dukeneye nta kindi ni ubumenyi, ariko bukuza za mpano zigize ute? Ziturimo imbere. Hano kuba duhari ni ubumenyi tuba dushaka, ariko ubu bumenyi budufasha kumurikira icyo Imana yakuremanye. Niyo mpamvu twebwe turimo turashakisha impano abazifite kugira ngo turusheho kubafasha kuzimurikira. Nawe utaramenya impano yawe, ugerageze uve hano wagize ute? Wayimenya. Yego. So mbere yuko nkomeza n'ibindi, reka twakire Elize abanza dusobanurire mu buryo buvunaguye isoko yo kurama icyo yaje gufatanya na leta. Yego. Cyangwa se abasobanurire icyo isoko yo kurama ije gukora muri uyu murenge wa Kigembe ndetse no mu karere hose. Yongera abasobanurire icyo isoko yo kurama mu by'ukuri tuje gukora hano. Sibyo? Niturangiza hari abana bamaze kugaragaza za mpano, abo baze kuduha umwanya by'umwihariko tuganire nabo kugira ngo turebe impano afite ni iki kindi cyakongererwaho. Yego. Ngo mwese mwite mugira ishyari ryiza no kugira ngo tuzagaruke mwese mufite iki? Mufite impano. Reka tumwakire aza dukomeze. Mwiriwe, nawe ndabasuhuje. Ndagira ngo turebe kuri iriya purapu tugiye gusoma biriya bintu byanditseho hariya, noneho tubisobanureho gatoya hanyuma dusoze. Murabona ahantu handitse ngo mission. Ibyo uretse n'umuryango n'umuntu ku giti cye akwiriye kuba bifite kugira ngo arusheho kubaho mu buzima bufite intego kandi bufite nyine iriya vision, bufite value, bufite mission. Duhereye ku cyerekezo, isoko kurama ifite icyerekezo cyo gufasha abantu kugira icyerekezo nyine gihamye cy'ubuzima no kuzamura impano. Iki ngiki kiri no mu bitumye turi hano. Umuyobozi yakivuzeho byinshi, sizivugaho byinshi cyane. Ni ukuvuga ngo umuntu uwo ari we wese wiyumvamo impano iyo ari yo yose, iyi soko yo kurama irabimufasha ikagaragara. Mu cyongereza niho bisobanuka neza ngo helping people to have a stable vision and raise their talents. Ni ukuvuga ngo uburyo izuba rira-raising, iyo umuntu afite impano ikajya ahagaragara
abantu bose bakayibona ari we mugirira umumaro, ndetse na sosiyete ikabyungukiramo, kuko ya mpano ibishobora kuba nk'abo nabonye abasizi atanga mesaje, abantu bakayumva, ikubaka sosiyete, ikubaka kominote, ndetse nawe ikamugirira umumaro. Hepfo hari kwigisha abasigajwe inyuma n'amateka kwihangira imirimo. Ejo nabonye mujya muri Tetoni ndetse n'ahandi hose mu karere ka Gisagara. Rero bariya basigajwe inyuma n'amateka, isoko yo kuramya ibafasha mu kwihangira imirimo, ndetse no kubafasha nabo mu bikorwa bitandukanye bituma badakomeza kwibona nk'abantu bari marginalize cyangwa basigajwe nyine inyuma n'amateka, gutyo ahubwo tukabafasha kugira ngo bagaruke mu murongo w'abanyarwanda muri rusange, nk'uko leta y'ubumwe itarobanura. Tugiye hepfo tugeze ku ndangagaciro cyangwa values, hariho ubunyangamugayo, gufasha ndetse no gukunda umurimo. Umuyobozi yabivuze, aravuga ngo Imana yaturemanye umurimo, nibyo siko yavuze. Rero tugomba kuwukunda, na Bibiliya kubayisoma bavuga ngo umurimo umuntu yerekejeho amaboko awukorana umwete. Ubwo nimba wige ubikunze, nimba urye cyane, nimba ikintu cyose ukora ugikorana umwete. Rero mu Cyongereza hariya birasobanuka cyane ngo ni hard working, gukorana nyine za mbaraga zidasanzwe kugira ngo twese imihigo tugere ku cyo twiyemeje. Isoko yo kurama rero hari kugira ngo igufashe biriya byose navuze haruguru, ariko kandi mu ndangagaciro zacu tugira ubunyangamugayo, tugafasha, tugakunda n'umurimo, tugakora cyane kugira ngo biriya byose tubigereho. Hasi ikigamijwe cyangwa mission, umuntu wese namwe nimba mwiga mukwiriye kuba muvuga muti nimba ndi senior 2, nimba ndi senior 3, nkwiriye kuba ngira performance nziza kugira ngo bizagere ku byo niyemeje cyangwa se ku byo numva nifuza kugeraho. Rero hariya hari kuzamura imibereho n'iterambere ry'abantu. Icya nyuma no gusigasira umuco nyarwanda. Hari umuyobozi hano twahoze tubiganira, kwa kundi mwabyinaga ya mivugo ya bindi byose biri traditional, turaza tukabishyiramo imbaraga kugira ngo wa muco ukomeze usigasirwe, kuko umuryango cyangwa igihugu kititaye ku muco byazarangira nacyo ubwacyo kitakiriho. Rero turi hano uyu munsi by'umwihariko kugira ngo izo mpano zigaragare n'abandi bazifite, ndetse n'umva wenda atayigaragariza hano ashobora kujya inyuma akabwira nk'umuyaga kugira isoni, nawe akamwubakamo ubushobozi bwo kuba yashobora kuyigaragaza. Rero uyu munsi turi hano kugira ngo izo mpano zose mufite tubafashe kuzikuza, ndetse zizabafashe kugera ku ntego y'ibyo mwiyemeje mu buzima bwanyu. Murakoze cyane. Arakoze Elize, kugira ngo bamwe mukunda no kumubona ibihe byinshi, sibyo? Muzajya mubona utambuka ujye mubwira icyo ushoboye, yego natwe azajya tubwira, tuze tugusure turebe icyo ushoboye, tuguteze imbere. Ntabwo intego zose dukoreramo ntabwo tugira abari impine z'ibyo dukora. Ubundi dukora ku bintu 12 dukora ku bintu 11, dufite intego 11. Mu ntego rero nshaka kuvugaho nonaha nanatindaho iminota itari myinshi, harimo no kuzamura ireme ry'uburezi.
badukomojeho byinshi, kuzamura ireme ry'iki ry'uburezi. Dr umuyobozi yabivuze, yavuze ati umwana uduhagarariye, uwo duhagarariye ngwino hano ni we bashoboye. Isoni ntabwo ari impano. Iyo tuvuga impano, isoni ntabwo zijya ziboneka mu mpano, ahubwo isoni zitwikira impano yawe ntigire ute, ntigaragare. Ikintu cyitwa isoni mujye mukirinda, mwitoze kubaha gusa. Yego, urabona uyu niwe watanzweho urugero ko ari we uduhagarariye, nta muhungu uduhagarariye. Turebera umuhungu uduhagarariye nawe nawe. Umuhungu nawe ufite icyizere waje yambaye isoko yo kurama. Ikintu yifuza mu kunganira leta, yego, ni ukugira ngo imbaraga zose leta iba yakoresheje kugira ngo ubashe kwiga neza. Natwe uruhare rwacu rutoya tugomba kubishyiraho kugira ngo umwana w'umunyarwanda abe ari smart. Umuntu uri smart agomba kuba umuntu umeze neza, agomba kuba ameze gutya. Ni ikibazo buri wese yagisubiza. Uwa mbere ni manuka ikiganza kirekire, ntabwo ari wowe smart. Mu basigaye bicaye, umwana uri smart mu bandi agomba kuba ameze, arangwa n'iki? Ngwino baguhe mikorofone niba ihari. Ntayo, ngwino. Agomba kuba afite isuku, yambaye neza kandi afite umutima, afite isuku ku mutwe, ku myambaro, ndetse n'amasengeri. Hari ufite ikinyuranyo n'ibyo avuze? Garuka hano wijya kure cyane. Nawe uhagarara hariya, nawe urasa neza. Si izo sokisi ziburamo z'umweru, ariko ubundi urabona arasa neza. Umeze neza, usa neza, agomba kuba ameze gutya. Ntiyagira uvuga kimwe, agomba kuba asa gutya. Afite isuku. Afite isuku. Iyo uvuze ngo umuntu afite isuku ntabwo biba birangiye. Uwa kabiri nasubize nawe. Ikinyabupfura. Reka nanjye mbigerageze kubivuga. Umwana usa neza, uri smart, umaze kuvuka, ikintu cya mbere ugomba gutekereza ni ugutekereza ahantu uvukiye, iwanyu
yego biri kumvikana uzavuga ngo biri kumvikana mujye muvuga ngo yego ku buryo byumva biri kumvikana Yego. umwana ushaka kugira guhindura imitekerereze cyangwa se n'imyumvire cyangwa se n'ibintu biri herediteri akuze abona, arabanza agatekereza ngo mvuka hehe, mvukiye he, sibyo? wamara gutekereza ngo mvukiye hehe, ugahindukiza amaso ukareba papa wawe umufite, ukareba mama wawe umufite, cyangwa se na bakuru bawe na barumuna bawe ubafite, ukareba uburyo bagira ute, uburyo bitwara, ukareba uburyo bifata, ukareba muri sosiyete, ukareba mu baturanyi. wamara kubireba ibyiza bafite ukabikomeza. Muranyumva? Ibyiza bafite ukabikomeza, ibibi ukagira ute? Ukabirwanya. Unsubize. Ibibi ukagira ute? Ibibi ukabireka, ukarwana no kugira ute, no kugira ngo ubihindure, ugatangira urugendo rwo guhindura ibyo bibi ubona. Iyo utangiye gutekereza gutyo nibwo ushobora kuba utangira urugendo rwo kuba ko mutansubiza. Yes. Utangira urugendo rwo kuba umuntu uri smart uhereye aho ugize ute, aho uvuka. Urugero, uzasanga mama wawe ateka ibiryo, mama wawe yagushakiye ibyo kurya, avuye mu murima, araje aranabigutekeye, arakubwiye ngo zana isahani nkugaburire, umushyira isahani itogeje. Ubwo uri smart? Ibyo bintu byashoboka utabanje kumenya ibintu ugiye kurya isuku bifite. Waba smart ku mubiri? Oya. Uhereye nonaha umwana uzagurira ku isahani itogeje umenye ko utari bituvuga ngo ndetse nujya kurira ku isahani itogeje ujye wigaya wowe ubwawe. Nujya kunywera ku gikombe kitogeje ujye wigaya ubwawe. Isuku ya mbere ihera mu muntu imbere. Ibitekerezo byawe uko ubitekereza, uko utekereza nibyo bijya byasohoka inyuma. Umuntu ashobora kugira isuku itari mu bitekerezo, akabyuka mu rugo haba hari rukotori, agafata igikotori akisiga atarayagize ute, akarabye. Kubera iki? Muri we ntazi umumaro wo gukaraba, ntazi kwitunga. Murimo abantu bisiga amavuta batakaraba. Iyo umaze kumenya izo ntambwe zo mu rugo, ibyo ugomba kubanza ukora mu rugo aho wavukiye, nibwo ushobora gutera intambwe uvuye mu rugo. Sibyo? Wagera hano ku kigo, wagera ku ishuri, mu nzira utambuka, umuntu akavuga ngo uriya mwana wo kwa kanaka atekereza neza. Umuntu usa neza wese yagombye kuba atekereza neza. Iyo usa neza udatekereza neza ntabwo uri smart. Urimo muranyumva? Uvuga ngo uyu nubwo yambaye inkweto nziza, yambaye neza, nubwo atambaye amasogisi, ariko uramureba ukabona ari Smart. amaguru ye urabona mu by'ukuri aroze, yanayasize, hari amaguru ye arorohereye cyane, nubwo nta sogisi ririmo ariko ari smart. Kubera ko tumutanzeho urugero,
ari amasogisi nta nubwo ahenda cyane, sibyo? Agahenda cyane. Reka tuve hano tumuhaye amasogisi. Kubera ko ari ibyo bivuze, reka njyewe uri mu mufuka wanjye, kubera ko ntabwo biri muri bije y'ikigo, ibyo bivuze mu mufuka wanjye. Reka rero njye nkure no mu mufuka wanjye, nanjye mugurire amasogisi. Ari smart, mbere yo kwakira amafaranga arabanza agashima. Ari kubwira muri smart. Ayo mafaranga uragura nk'amasogisi menshi y'umweru, arabangana n'icyumweru cyose. Kubera ku wa mbere uri smart. Ku wa kabiri ku buryo utazongera kuvangavanga ngo ntiyumye. Murabona ahantu biturutse, ageze ku bihembo biturutse mu gutangira ashyira agatoki hejuru. Nibyo tubabwira, ngiyo impano. Nuko impano y'umuntu izamuka, bitangira gahoro, uratinyuka, watinyuka ugashyira hejuru, natwe tukaza tukagufasha. Rero dukeneye ko usibye ko muri hano ku ishuri mugira n'imitekerereze iri hejuru. Apana kuba uri hano utekereza ngo n'ubwo hano ndajya kwiba hejuru. Ntabwo ibyo ari umwana uri smart amenya kubyuka, akamenya ibyo agomba gukora mbere y'uko aza kwiga, akamenya ageze ku ishuri ibyo agomba gukora, akamenya n'anasohotse ibyo agiye kugira ute yagiye gukora. Uwo ni umwana uri. Ariko umwana ushobora kuva hano saa 10 akagera mu rugo saa 1, uwo mwana ari smart? Wow. Rero turagushimiye kuba uhagarariye ikigo cyose ukaba wabaye smart. Umukomera amashyi. Wakira ibikoresho bikabura. Hari ibikoresho by'ishuri ufite? Ibyo ugura ni ibihe? Nta makayi ufite? Yawiciriza yego. Nta makayi ufite? Ushaka amakayi angahe kugira ngo wumve uwa gatatu? Ujye uba uwa mbere cyangwa se uzasohoke mu rwego rw'igihugu uhagarariye akarere ka Gisagara. Ni ibiki wumva ukeneye kugira ngo usohoke uri umwana wa mbere, urangize uri umunyabwenge, ndetse ku isi hose uri umunyabwenge no guhesha igihugu cyacu agaciro. Wumva ari ibiki ukeneye? Profiti ntabwo ikindi amakayi, ukeneye indi myambaro, sawa, reka tumufashe.
urumva umwana uwa gatatu usugira ngo si umuhanga cyane. noneho ibaze ko uwo mwanya ubona nta makaye afite kandi wowe wasanga ufite amakayi yose ariko usanga reka daha ntibikunda urwaye amaso wa mbere ati uzamufate umujyane harahuye bamupima y'amaso bamere n'amarinete y'amaso ariko kandi ntazagaruke niba adafite amakaye ibibazo byose muzatandukanye rero amahirwe ku mwana w'u Rwanda arahari reka mbabwire mwinanirwe ariko igihugu cyacu amahirwe yose cyagize ukwe cyarayaduhaye yego icyo nasorezaho gusubiza umuyobozi dusanga b'abana nyamukuru batuzanye kugira ngo nsubize umuyobozi w'ikigo ni uko mu bufasha bwadusabye hatavuyeho na kimwe turabubemeye Imana nidushoboza tuzakora n'ibiruta icyo nanjye nasaba abarezi tunabashimira mu gukomeza gushyiramo umwete buriya mwese uko mwicaye hano hari ibibazo bitanu nababaza ugasanga nubwo wagerageje ababyeyi bakagerageza ariko hari aho nawe wireba ukabona hari izindi mbaraga wari ukeneye hari n'andi maboko wari ukeneye bya bindi n'utekereza ukabibona hari ibyo wari ukeneye uyu munsi utabonye ibyo bituje n'imbaraga zo gutanga umusanzu mwiza muri aba bana kugira ngo umwana wanyuze mu biganza byawe uvuge ngo koko ni porogaramu nziza aho azagera azaba ari uw'umumaro azaba ari uw'agaciro mu masomo yose mutanga mujye mwibuka abana baganiriza ku bigendanye n'umuco nyarwanda turi kumwe rero nk'izindi mu magambo turi kumwe amahirwe turi kubaka icyicaro cyacu hari tekereza ko tuzajya gutera intambwe nyinshi tuzamura ireme ry'uburezi ahandi dusimbutse abatugose ubwo rero abafatanyabikorwa banyu mugerageze abana bige aho mubona byanze mudukomange niyo mpamvu duhari natwe turebe umusanzu wacu ariko abana biga nimwe ariko muri umurenge wa Kigembe ari abana batandukanye n'abana ariko tukuramiri birimo nashyigikira cyayo n'ibigo mu karere no kugaragara neza
sibyo kandi ushize twakoze kompetisiyo ku bigendanye n'umuco muzi ko abagenda n'amateka aribo babaye aba mbere mu rwego rw'akarere kuzana igikombe gishingiye ku muco mu mbyino igikombe baragifite kubera iki abantu barashoboye ariko ibyo bashoboye nabo ubwabo ntibari hakenewe rero urumuri rumurikira abantu bafite ibyo bashoboye kandi bikenewe rero ngira ngo irete twarayibonye kandi ngira ngo turimo turayigaho neza mu minsi mike twabwira igihe tuzagira Imana ibahe umugisha ndabashimiye uyu nawe reka nawe tumuhembe mwese bibatere kugira ishyari ryiza iyo umuntu aje mujye mubona muvuga ngo abashyitsi nibaza aho njye sinaba uwa mbere sibyo jya uva mu rugo witeguye ko amahirwe yawe urimo uragendana nayo uri kumva abakobwa n'abasore n'abana batoya uva mu rugo uvuga ngo ndi urubyiruko rw'u Rwanda amahirwe yanjye ndimo ndagendana nayo nujya gukora ibintu uvuga ngo uzi gukora ibintu byica amahirwe yawe ni ukuba uri smart witoza gukora ibintu byiza ariko iyo umuntu akora ibyiza yego umuntu akora ibyiza arashimirwa turasenya naje nzi ko ndatanga amafaranga oya nzi ngo turi gusura abana bafite impano tuganire nabo twitane rero ukusa biharanire wowe ufite amasoko isangara nawe ufite aho tugiye kuguha imbere muri iki cyumweru ufite umuyobozi usobanutse nanjye nahise mwishura nanjye nkumva umuntu mbona nkabona arasobanutse usobanutse ujye mwakura ukuntu usobanutse namwe mushaka ibintu byose byatuma umuyobozi wacu yishimye kandi uko yakomanze tukaba twaje nimuhe n'imbaraga zo kuzakomanga ahandi haze n'abandi baturushije ubushobozi kugira ngo ikigo cyacu kibeho ubuzima bunezerewe yavuze inyama mujye mwirira inyama by'akawunga n'ibishyimbo mwirire n'inyama si byose murakoze cyane reka nawe tumuhembe ajye kugura nawe sokisi murakoze cyane nawe nawe ajye kugura sokisi uko soko ugomba kugira gutekereza neza urumva mukobwa gutekereza neza ibyiza biri imbere yawe ibyiza uragenda ubisanga ariko ubisanga watekereje neza uyu we muhanane umenye n'iwabo umenye aho ataha umufashe biriya gusa urabona afite ikibazo cy'amaso ibi byose urabona umwana iyo ari umuhanga hari ibintu akagira ikibazo cy'ubushobozi umuhaye ubushobozi akora ibindi bitangaza ubu tumwizeyemo ko agiye gukora ibitangaza sibyo murakoze Imana ibahe umugisha ndetse ntuvuka hashoboraga kuba hagiye gukurikiraho wenda kwereka impano zitandukanye
ariko bibaye ngombwa ko mpita mpaguruka kugira ngo ngire icyo nongeraho kuri uyu munsi. Ijambo yari afite yaritugejeho ryakunyuze, yatwemereye ko n'ubufasha azabuduha, ariko nagira ngo by'umwihariko mbanze mushimire bikuye ku mutima, kuko hari ibyo umuntu ashobora gukora mu buryo busanzwe, uri kuyumva neza, ariko hari n'ibikorwa ukabona biturutse indani ku mutima. Mwabibonye? Nk'uko yabivuze, aba bana bari bahagaze hano ntabwo bari bazi ko bari buza. Kwa gutinyuka yavugaga, buri muntu wese agomba gutinyuka akumva ko byose bishoboka, buri wese afite impano. Mwabonye ko bitewe n'ibyiciro abana bari bagiye barimo, bimuturutse ku mutima, yikoze mu mufuka, atavuze ngo ni proje mu muryango isoko yo kurama igomba kubikora. Hari ibyo isoko yo kurama izadukorera, mwabyumvise, ariko by'umwihariko ndagushimira bikuye ku mutima. Umutima wacu biragaragara ko ibyo mukora atari ugushakisha, ahubwo ari ibibarimo. Bikomeze bibabemo kuva uyu munsi kugeza iteka ryose. Nimumfashe umushimire. Murakoze. Ndumva twakurikizaho bana bafite impano, ko turi mu masaha ya pause, nta kibazo, barabihangana mu kanya bagiye kurya, baze basubirizeho iyo demonstration, turebe namwe murebe uko babigenza, namwe mutangire mugaragaze za mpano. Ejo n'ejo bundi bazagaruka bongere barebe impano mufite, cyane cyane ko muri mission and vision harimo ko impano zigomba kuzamurwa zikatugaragarira, hanyuma zigaterwa inkunga, cyangwa se hakabaho ubufasha kugira ngo izo mpano zivumbuke. Nimutebuke rero kugira ngo dutunge mu buryo bumwe. Amazina yanjye yitwa Imana Asira, yiga mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye, nkaba ngiye kubagezaho indirimbo mfatanyije na mugenzi wanjye. Abakozi, amazina yanjye yitwa Priscilla Byiringiro, abafatanyije na Asira kuririmba. Mwese mugiye kuririmba, ni indirimbo imwe mugiye kuririmba cyangwa buri wese araririmba iyo umwe baking muri group? Nje kubaha inama, nje kubaha impanuro, nubwo nabaruta ariko ndabakunda. Nawe murerwa w'u Rwanda, mu kwiga kwawe intego niyihe? Abarezi baturera bashaka ko tuzavamo abakomeye. Rwanda rw'ejo hazaza, erega shenge twitezweho byinshi. Ababyeyi n'igihugu muri rusange, ni twebwe bahanze amaso. Ibaze shenge nanjye nibaze, uramutse urenze ku mpanuro wawe, bagira ngo uzavamo ukomeye, ukabipfusha ubusa. Kw'isi wewe kwisuzugura, kuko u Rwanda rugufitiye icyizere. Rwanda rw'ejo hazaza,
erega shenge rwitezweho byinshi, ababyeyi n'igihugu muri rusange ni rwebwe bahanze amaso. Ejo hazaza tuzavamo abakomeye, tubikesha kwiga shenge, tuzashimira izo ntore zadutoje, ababyeyi bacu basusuruke, bibagirwe wa mususu shenge bahoranye. Rwanda rw'ejo hazaza, erega shenge twitezweho byinshi, ababyeyi n'igihugu muri rusange ni rwebwe bahanze amaso. Rwanda rw'ejo hazaza, erega shenge twitezweho byinshi, ababyeyi n'igihugu muri rusange ni twebwe bahanze amaso. Rwanda rw'ejo hazaza, erega shenge twitezweho byinshi, ababyeyi n'igihugu muri rusange ni twebwe bahanze amaso. murakoze cyane. murakoze turabashimiye ku ndirimbo yanyu nziza ngo turirimbe. nta yindi mpano wifitemo? n'ubundi mwembi wese ari ku giti cye. yego ngaho seruka tugezeho umuvugo wawe. Umuvugo, umuco wacu ntugacike. Mumpe umwanya njye mu nganzo, mvuge uko niyumva mu ngingo, mvuge interuro yashize amanga, mvuge igitugize abo mureba kikaduha agaciro mu rwacu. Kuri uyu munsi utumye duhura, kuri uyu munsi utumye dutuza, dutuje kandi duteka, duhujwe cyane n'ibi mureba, duhanze amaso ibiduhuje. Ndavuga cyane ndatashima, ndarashima, ndarandota, ndotora iteka, nkatera iteka nturituza, nkatera inkabe. Erega nabyo twarabitojwe, ibyo dukora byose tuzi yaduhanze duhanze amaso. Ndashima uburezi gatolika, igicumbi gihora gicumba iteka, kigacumbagira ubudakeba, kidakeba kikaducika, umuco wacu ukaducika. Ubusuku twagize iyacu kandi yabaye intego ya twese. Kubwiga isuku ni nko korosa uwabyukaga, ubu nta murage w'umwanda duhora iteka dukeye. Igira iyawe igira iyanjye, maze ikigo cyacu kibona impano kandi dusenge tubikunze, iraduhangira tuzi kandi urukundo. Navuga ngo Sagambo Janja yacu, barezi bacu ntabwo tuzabatetereza. Intego yacu ni isuku no gutsinda, maze ishenge mugasusuruka kandi mudasusuye. Mureke isuku iganze, ibe urumuri aho dutaha, uruhare rwacu turuhe ntabwo isuku maze ibone intango, isuku yacu ntigacike. Muragahora mwibuka aho tuvuye, muragahora mu byishimo by'aho tugeze, kandi muhange amaso neza, isuku ntigacike iwacu. Hari umuhanzi utari umuhanga, kuko umuhanga ari uwamuhanze, akamutoza imibonye Kristo yabwiye. Murakoze. Murakoze cyane, turamushimiye. hanyuma kubera ko turi hano twese turi abayobozi, ari ururimi rw'ikoranabuhanga, twebwe dukora ibintu byose. nanjye tunabonye ko ngenda nkora isoko yo kurama, nta buyobozi igira buvuga ngo twese turi abatekinisiye kugira ngo
ibintu byacu byose bigerweho neza. Rero turasaba Mbabazi nawe n'umuyobozi mu isoko yo kurama na nyakubahwa directeur badushyikirize aba bana izi mpano zabo, tubaha motivation kugira ngo bakomeze urugendo. Iyo ni itike bagiye kubahayo kugira ngo murusheho kwitoza mu minsi iza turategura amarushanwa mu rwego rw'akarere kugira ngo mugende murusheho gukora, sibyo? Ntimugende ngo muryame, mugende mwandike indi mivugo taka akarere kacu, igihugu cyacu n'isoko yo kurama muri rusange kugira ngo mu minsi ya competition muzabe mugaragara neza. Mwakira izo mpano rero isoko yo kurama yabageneye. Uwo ni Christophe abonye impano ye, Asira nawe abonye impano ye, bosi Anastasie nawe kira, buriya Mireille, wowe Sifa, inde Sifa Deborah, yego nabonye impano ye. Kugira ngo bataza kugira ngo ni ibintu byinshi cyane muzamure mufungure n'impano zanyu bigaragaza kugira ngo no kugira ngo bafatire mu nzira babaye miliyoni. Nawe turagushishikariza garagaza impano yawe kugira ngo nawe ushimirwe. Hanyuma rero twe n'isoko turabashimira ubuyobozi bw'ikigo cy'ishuri bwaduhaye umwanya uyu munsi no w'ibyishimo twagize amahirwe uko twabiteganyaga inshuro utabara ibyo kwishimira nyakubahwa umuyobozi w'isoko yo kurama turashimiye twikuye ku mutima ibibaye uyu munsi biradushimishije cyane. Abana by'umwihariko biba bigiye gutuma bakora kurushaho abatashoboye kugaragaza impano uyu munsi ejo n'ejo bundi gutanga uzagakomeza asanga benshi. Dushishikariza abanyeshuri rero kutitinya baba kugaragaza ibibarimo amahirwe menshi. Iyo batinyutse hari n'amahirwe ugeze imbere ukakwiha amahirwe. Rero cyose